Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mbere yo kubanza Allah no gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammadin n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikiza, ndagira ngo tuganire bavandimwe b'Abayisilamu. Hari ibintu bimaze kuba byinshi mu bantu, hari ibintu bimaze koroshywa mu bantu, aho umuntu usanga arimo arashyiraho amasitati, arimo aravuga amagambo asekeje, nyamara akirengagiza ko ayo magambo rimwe na rimwe ashobora kuvugamo amagambo atari meza arakaza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Cyangwa se ugasanga afashe ibintu birimo kurakaza Allah, birimo ijambo bakoresha nka brag ariko rishobora kurakaza Allah, bitewe n'ibyaduka muri iki gihe, bikaba intandaro yuko iryo jambo ryagushyira habi kandi wakagombye kuryirinda hakiri kare. Ndagira ngo tuganire kuri aya imwe aho Allah atugira inama abwira intumwa y'Imana ati: ye Muhammad, bwira abagaragu banjye, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, bwira abagaragu banjye barangwe n'imvugo nziza, bajye bavuga ibyiza. Nanone mu magambo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aboneka mu gitabo cya Bukhari biturutse kwa Abu Huraira radiyallahu anhu, aho yagize ati, intumwa y'Imana yaragize iti sallallahu alayhi wasallam, innal abda, mu by'ukuri umugaragu wa Allah, la yatakallam bi kalimatin, azavuga ijambo, min ridwanillah, rishimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, rishobora kuba ari azkar, rishobora kuba ari idua, la yulqi laha balan, ntaryiteho cyangwa se nabone ko rishobora kugera ahantu kure Allah ashobora kumuzamuriramo, yarfa'uhu Allah biha darajat, bikaba intandaro yuko kubera ijambo uvuze Allah akuzamura mu ntera. Wa innal abda, ndetse n'umugaragu, la yatakallam bi kalimatin, ashobora gukoresha ijambo, akavuga ijambo, min sakhatillah, rirakaza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, la yulqi laha balan, ntaryiteho nabone ko iryo jambo rikomeye, dore ko muri iki gihe basigaye bavuga ati nta birenze, nta foto nta cyabaye. Ibyo bintu bituma umuntu ashirika ubwoba bwo kuba yavuga ikintu gikomeye cyangwa se giteye ubwoba, yahwi biha fi jahannam, iryo jambo ryonyine rigatuma ujugunwa mu muriro cyangwa se uhananuka ukikubita mu muriro, nk'uko hadithi ibitubwira. Iyi hadith irahambaye cyane, itwigisha byinshi cyane, aho itwigisha kurinda ururimi rwacu, ikatwigisha kwitondera amagambo tuvuga, ko hari igihe iryo jambo uvuze rishobora kuzakuzamura mu ntera, ndetse ko hari n'iryo jambo cyangwa se ushobora gukoresha ijambo rikagushyira ahabi. Kubw'ibyo rero bavandimwe b'Abayisilamu, dutinye Allah mu byo dukora byose, mu masitati dupostinga, mu bantu tubwira, twirinde kuvuga amagambo aterekeranye cyangwa se atari meza, dore ko ushobora kuvuga ijambo rimwe rigatuma winjira mu muriro, nk'uko twabibonye muri iyi hadithi ihambaye. Iyi hadithi iratwigisha yuko twakagombye kuvuga amagambo meza. Nanone hadithi yishimangira aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atubwira ati, uwemere Allah akemera n'umunsi w'imperuka, falyakul khairan, azavuga ibyiza, aw liyasmut, cyangwa se yicecekera. Ni byiza ko niba nta cyiza ufite wakwicecekera, naho kugira ngo uvuge ibintu bizakugaruke nyuma, uzisange ugiye mu muriro cyangwa se urakaje Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, wakwicecekera. Kubw'ibyo rero ibintu byadutse, ibintu muri iki gihe bisigaye bibaho, aho usigaye ubona umuyisilamu afata amagambo bapostinze abantu batari abayisilamu, harimo kurakaza Imana cyangwa se gutuka Imana, cyangwa se ibintu bisa nk'aho ari blage, bablaga ku Mana, ukabifata ukabipostinga. Tinya Imana muvandimwe, iryo jambo ushobora kuzaribazwa ku munsi w'imperuka, rishobora kuba intandaro yuko ibyiza wakoze bishobora kwangirika, ukajugunywa mu muriro. Ndetse nanagira abayisilamu n'abandi bose kuba wabona ijambo ryiza ukarisakaza, iryo jambo rishobora kuba impamvu yuko
uzinjira mu ijuru. Uramutse ubonye ikintu kigirira abantu akamaro ukagipositinga, ukakibwira abantu, icyo kintu ushobora kuzisanga cyarazamuye ibyiza byawe, ukavuga ati iyo mbivuga cyane cyangwa se iyo nkora ibyiza byinshi. Kubw'ibyo rero bavandimwe b'Isilamu, iyi hadith irahambaye cyane, iranakomeye kuri wa wundi utekereza, kuri wa wundi ubona iby'iki gihe uburyo bisigaye bimeze, akituriza agahitamo ibyiza, akareba ibintu byinshi biri kunyuranyuraho, agafata ibyiza, hanyuma akaba ari byo asakaza, akaba ari n'ibyo avuga, akarangwa n'amagambo meza. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.